Nshuti bakunzi ba Rapido 01 TV, uyu munsi rero twazanye isomo byiza ry'ukuntu ushobora koza imodoka yawe wibereye mu rugo iwawe ndetse bidasabye yuko uyijyana ku kinamba. Ubu rero no kuvuga ngo rero mukurikire Rapido uyu munsi kwiri somo turebe uko agiye kubigenza mu gihe gitoya. Rero turakwereka uburyo imodoka tuyoza dukurikije uko ibice byayo bimeze. Turebe ku gice cy'imbere turangize, tujye ku kindi gice cyo ku ruhande rogana buryo tukirangize, tujye no ku gihande cy'ibumoso nacyo tukirangize ndetse no ku kinyuma tukirangize. Ni ukuvuga ngo iyi modoka yacu iragaragaza ko ifite ibice bigera muri 4 ndetse n'icya gatanu cyo hejuru. Rero turabyoza dukurikije uko bimeze. Wowe kurikira umukino. Twatangiye. Iki ni igikoresho turakoresha isabune, tuzakoresha aka kantu rero tugakoresha mu buryo bwo guhanagura bya vumbi ndetse turaba dufite n'amazi. Aya rero nayo ni amajerekani tuba dufite twifashisha mu gihe amazi yashizemo. Ndabanza rero nzinga mu pantaro yanjye nimara ko yazinga neza, nitunganye neza nk'umuntu ugiye gutangira akazi ko koza imodoka yanjye. Mukurikire mwebwe umukino murebe. Yes, iri somo rero riraryoshye. Okay, twatangiye rero. Tangira nza n'ibikoresho byanjye. Mwibuke yuko imodoka yacu iranduye cyane rwose, ifite umucanga. Ntago nahita ntangira gushyiraho igikunyo nabanje gushyiraho amazi. Ndabanza nyitera amazi uramucanga mbanze se nk'ugabanyaho. Urumva ko ngiye gutangira mbigisha igice ku gice. Ubwo rero reka kirabona no n'isabune kuko wa mukungugu umaze kuvaho. Ndatangira kireho isabune gake gakeya, kireho isabune imara kuyuzuzaho ndacishaho cya gikoresho cyane nabahaye kimfasha kugira ngo isabune ijyeho neza rwose ku modoka aho nshaka koza, mpanagure neza hose, ninjire hose ahantu hasa nk'ari umwanda. Nindahiza gushyira isabune yanjye ngiye kuyitera amazi, ndahita nyitera amazi ahantu hose hasa nk'ari umwanda hose mukureho. Urabona ko ngewe rwose ubu narangije cya gice cyanjye, murabona ko nirangije. Ubu reka nimuke ku kindi gice. Hano hadakeye reka renge kwa cya gice cy'uruhande rw'iburyo. Naho niko mbigenza, ndayitera amazi mbanze nkureho wa mukungugu, nindangiza nongere n'ubundi bikore nkuko nabikoze hariya. Nshyireho itere isabune. Nimara kwitera isabune nitera isabune rwose ahantu hose mbona hari ikibazo rwose hari umwanda. Mukurikire murebe hose ninjiremo rwose. Ibi ntago ari ibintu byagusaba kuvuga ngo ujyane imodoka yawe mu kinamba kandi nawe wiriwe mu rugo nta kibazo urimo. Nongere nyitera amazi, noneho nshyiraho amazi nunyuguze ya sabune yanjye gikureho. Urabona ko ndi kubikora neza. Nawe rero nuko ugomba kubikora. Kugira ngo mbigishe rero no somo muri kurikire. Mwabibonye ko ndangije. Ngiye kujya rero kuri kira gihande kindi, urabona ko ndi kongeramo amazi ko amazi yaranshiranye. Ngiye kujya kuri cya gihande cy'imbere cyo ku kizuru kuri kapo. Murabona yuko nabanje naho kubanza gukuraho uramucanga. Buriya rero utabanje gukuraho uramucanga nta kintu wabukora, ahubwo icyo gihe uba uri kwiyangiriza kuko nirange urarikobora ndetse na parabrise ushobora kuyikobora. Urabanza rero ugakuraho uramukungugu, noneho ukabona washyiraho isabune. Wamara gushyiraho isabune neza ukoresheje cya gikoresho nyine cyabigenewe. Murabona kara ushobora gukoresha supanete, agace ka supanete. Urabona ko ndi gushyiraho amazi nunyuguza cya gipande cy'imbere nacyo kirarangiye. Kigaragara nuko kiri kurangira, dore nacyo urabona ko nacyo gikeye. Mu mwanya muto rwose imodoka yacu iraba imaze kumera neza. Ngiye rero kuri cya gihande cy'ibumoso kindi. Ubwo tugeze ku gihande kigera cya 4. Iki nicyo cya nyuma. Iki ni cya 4, tugahita dushyira icya 5 kugira ngo noneho icya 5 ubwo ni hara ku gisenge hejuru imodoka yacu tukaba turayirangije. Ubwo rero ndangije gushyira isabune ku cya pande kindi cya 4 cy'ibumoso. Urabona ko ndi gushyira amazi nunyuguza. Nuko nguko uba ugomba kubigenza. Rero tubibutse yuko ushobora gukoresha isabune ya omo ugakoresha ubundi buryo. Hariya rero ntago nashobora kuhashyira kwa kira gisenge, ariko niza ubundi bwenge ngiye gufungura umuryango. Nindangize nifashishe iriya miryango
mpagarare mbashe kubishobora kugira ngo mbashe gushyiraho isabune kwa kiriya gihande mbashe kugishyikira. Mwabibonye rero, ni uko ushobora kubikora. Ishobora kuba ari imodoka ndende cyangwa se ubasha kuyishyikira bitewe n'aho iparitse ukaba wabikora, ariko ngewe nibura buryo mbikoresheje mu rwego rwo kugira ngo mbigishe ku buryo ushobora kubikora neza, kuko imodoka yawe n'ubundi buri ubuyoze neza akagira brandangije kugiteraho nteye amazi, ubwo imodoka yanjye yose irarangiye. Rero ni ukuvuga ngo isomo ryanjye ni iri ngiri, namwe muzabikore gutya.